ku isi yose, mu nzu y'Imana, aho usengera, umurimo wawe ni umuki? Ni uruhe rwibutso ufite mu nzu y'Imana? Ikindi cya kabiri, umurimo ukorera Imana wumva uziranyeho n'Imana wakubera urwibutso. Imana ikubwiye ngo nyibutsa, shaka urwibutso mfiteho unyibutse nkugirire neza, wasanga urwibutso ku Mana mu buzima bwawe ari uwe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Abo bana turabatekera, dukora bife, turasangira, turasabana, hanyuma turimo tubitegura, twamaze gusohora ubutumire bw'abo bana, hari umuntu waje arambwira ngo ariko pastor, ngo ibyo ni gaspillage, ngo ubwo urabona ngo ibyo ari byo bikwiye, ngo aho kugira ngo ugende ugura umufuka w'umuceri ukore stoki wawe, umugore n'abana barye bahage bamara igihe barya, ugiye gufata amafaranga uyatera inyoni. Ariko ntabwo narinzi, ntabwo byari kuyatera inyoni, narinzi icyo nkoze, narinzi icyo nkoze, kuko umwuka yari yangendereye ambwira ko Noheli yanjye ngomba kwisangira nabo badafite uwo bayisangira, nabo badafite uyibifuriza. Nuko ndashimira Imana, uretse ko ngewe iyo neza nayisoromye vuba. Shimeyi yaboneye Dawidi mu gihe. Ndashimira Imana ko igihe turimo none atari ryo gihe tuzahoramo. Ndashimira Imana ko umugambi wawo udakurwaho n'inama z'abantu. Ndashimira Imana ko umugambi wayo udakurwaho n'ubuzima dusohoyemo, ahubwo nyuma y'ibihe hajya habaho igihe. Imana ishimwe cyane. Shimeyi atuka Dawidi, amwihanagurizaho kugeza n'ubwo ngo yimutse akajya agenda amutuka umugenda. Ariko Dawidi wari uzi ibihe, wari waramenye igihe, abwira umugaragu we wari uvuze ngo bamutere icumu bamuhinguranye, aramubwira ngo mwihorere, ngo Imana ngo niyo yemeye kwanuka, niyo yabonye ko bikwiye. Aramubwira ngo mwihorere, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Banga n'abagaragu bari abase cyangwa bari abasekuru, yarababwiye ngo nimugende mukomeze mukorere uyu mwana witwa Mephibosheti. Uwari umugaye ibirenge ahabwa promese nziza, arabwirwa ngo uzajya usangirira nanjye ku meza. Ineza Yonatani yagarutse Yonatani atariho, arangije yari afite umuhamagaro wo kugira neza. Agira neza, akajya aboha imyenda, akajya aboha imipira, akajya abohera abantu, akabaha abapfakazi bagenzi be, akaha imfubyi, arabambika. Iyo neza ya Doruka nta bindi tubona batubwira. Kugira neza ntabwo ari ngombwa kujagarara hirya no hino. Ushobora gukora akantu kamwe ukagaherekeza ukagakora neza, ako kakazakubera urwibutso mu buzima bwawe. Ureke no kugira neza mu bundi buryo. Ubundi Imana ni uruhe rwibutso ufite ku Mana? Reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Reka mbabwire ko mbakunda, n'umushumba arabakunda, nanjye umushumba ndamukunda. Mwaramutse neza mushumba? Urakoze. Nyine umuntu umbwira ko ankunda. Urakoze cyane, turabashimiye. Namwe kandi muyahorane nkuko bisanzwe iteka. Ubaha Imana kandi uyihimbaze kuri ubu n'iteka ryose. Ibyo birenze aho sinabimenya, navukiye muri wavukiye muri Apollo. Okay. Dusuje abantu bari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, ntara gatatu y'abadiaspora, abantu bakunda Izabisoza TV, abantu bakunda pasiteri, abantu bamukurikirana kuri kamera n'inyuma ya kamera. Bajya baza. Imana ibahomagishe. Abantu tubana kuri Google Meet ya buri munsi mu gitondo na nimugoroba, ndavuga mu gitondo saa 11. Yes. Abandi tukabana saa 2 n'igice za nimugoroba kugira saa 4. Hari n'abandi tubana ku wa 4 mu ishuri ry'abubatsi. Ishuri ry'abubatsi. Turabakunda kandi twifuza yuko umunsi ku munsi twahora twunguka. Tuba dufite abavuga butumwa ndetse n'abapasteri bagiye batandukanye batugezaho ibyo kurya by'umwuka bya buri munsi, bya gusenga tous jour. Imana ibaha umugisha. Ubundi rero
bahaye ikaze mushumba. Murakoze kandi kunyemerera yuko uyu munsi mbakira. Nanjye kari kundi akantu kandabakunda. Murakoze cyane, dushimiye abantu badukunda kandi bakabitwereka, kuko urukundo ntabwo ari igikorwa kihishira, igikorwa kigaragara. Undi muntu ukubwiye ko ngo ukunda ntubimenye, nabyo si cyane. Abantu badukunda mu bitubwire. Amen, amen. Tubahaye ikaze, hanyuma tubonereho no guha ikaze abantu bubatse ingo. Ku wa kane saa 2:30 z'umugoroba tugira amateraniro y'ubatse ingo. Kuri uyu wa kane dufite topic nziza cyane ivuga ngo umugabo nk'umutware w'urugo cyangwa nk'umuyobozi w'urugo. Hanyuma tukanavuga kandi ku mugore nka mutima w'urugo. Tuzavugamo ingingo zikomeye cyane zizafasha abantu bubatse ingo. Tubahaye ikaze ku bazabishobora kuzabana natwe. Hanyuma reka dusenge, tuvuge icyo Imana yashyize ku mutima uyu munsi, tutagiye muri byinshi. Murakoze cyane. Yego Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana yo kwizerwa, uri Imana ya hafi na kure. Impamvu zo kugushima turazifite, kuko iyo dusubije amaso inyuma tubona ineza yawe ari igize ubuzima bwacu. Sura dufite niwe tuyikesha, abantu waduhaye niwe tubakesha. Pawulo niwe wabyibutse abibwira Timoteyo, aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu, we watekeshe ko turabo kwizerwa, cyako ndo kwizerwa akangabira umurimo. Turagushimye ko watwemeye natwe ukabona ko twakubera abakozi. Urakoze kubyumvise rero. Bana natwe bagiye kudukurikira muri iki kiganiro, bahabwa umugisha nawe. Umuntu wese mugenderere unyuze mu ijambo ryawe nirigira ububasha mu mitima y'abarikurikiye, mu izina rya Yesu, amen, amen. Turabashimiye nanone kongera kudukurikirana hano kuri Zabisoza TV. Ni umurongo Imana yadushyiriyeho kugira ngo twumvireho ijambo ry'Imana, tubonereho impuguro zitandukanye. Muri no minsi twashyizeho undi murongo cyangwa se twashyizeho deparitema yo kwigiraho ijambo ry'Imana yitwa ngo tumenye dusobanukirwe ijambo ry'Imana. Tuzajya tubana n'umushumba witwa Revera Habiyambere Gerard, cyane tuzabanaho kenshi umwigisha wa Bibiliya ndetse n'abandi bigisha batandukanye bazi gusobanura ibyanditswe, bafite umuhamagaro. Tuzajya tubana hano kuri Zabisoza TV. Twifuza ko umuntu wakwinjira hano, ni nayo ntego y'uyu murongo, umuntu wazajya akenera ibihembura ubugingo, umuntu wazajya akenera gusobanukirwa, yazajya aza kuri Zabisoza, nibura akahabonera bimwe mu bisubizo by'ibibazo yibaza. Muzajye mwandika muri comment, mutange ibyifuzo mufite, n'ikibazo wumva wakwibaza yaba mu byanditswe, ujye ukinyuza muri comment. Ndumva bidatinze uzajya ubona igisubizo. Uyu munsi nishimiye kuganira namwe amagambo ari mu gitabo cya Filemoni, rwandiko rwa Filemoni. Turasoma ibice byaho 4, umurongo waho wa 5, ariko tuze guhera kwa 4 nubwo ndibuze gutinda kwa 5. Filemoni ibice 4 umurongo wa 5 haranditse ngo kamere kwa 4 haranditse ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, mwami wacu ari bugufi, amen. Katsubire uyu wa 5 ko ndibuze kugarukaho cyane. Uravuga ngo ineza yanyu imenywe n'abantu bose, nanone amen. Nashatse ko tuganira ku magambo cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ineza ntipfa. Ineza ntipfa, ariko kandi n'inabi ntipfa. Ibi bintu uko ari bibiri
nibyo nashatse ko tuvuganaho. Turashaka kuvugana ku neza idapfa, hanyuma tunavugane ku nabi idapfa. Iyi neza Imana imfashe kuko numva nshaka ko tuganira kuri aya magambo avuga ku neza. Ineza ntipfa, kandi mu bintu Imana yaduhamagariye, ibintu Imana yaturemeye kugaragaza ineza, tukagaragaza Imana biciye mu neza yayo. Uyu mwanditsi we yanditse aravuga ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Kwishima by'ubundi buriya ni ihame, nta mpamvu yo kubabara, kuko burya igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe, kandi nta mpamvu yo gutera Satani inkunga yo guhohotera umutima wawe. Urababara se, nubabara bigende gute? Uko byagenda kose hari umugambi w'Imana uri ku buzima bwawe. Ntugatere Satani inkunga yo guhohotera umutima wawe ngo ubabare uno munsi, ejo ukomeze ubabare igihe cyose. Oya, nimwishimire mu mwami wacu iminsi yose, kuko umugambi w'Imana ku buzima bwacu urakomeje. Nubwo Satani yakurasa amakompra akubwira ko upfuye, akubwira ko bitazashoboka, ariko ibyo ni amajwi, ntabwo bihuye n'umugambi w'Imana. Hari iby'Imana ikugambiriraho, ntabwo bizakurwaho n'ibihe, ntabwo bizakurwaho n'ibiza, ntabwo bizakurwaho n'amanama menshi yakozwe. Haleluya! Ntabwo bizakurwaho n'imyaka ugize, ntabwo bizakurwaho n'uko udafite amashuri menshi. Iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe bizasohora mu nzira zimwe ndetse no mu zindi. Imana yo ntabwo ijya ibura inzira inyuzamo ibyo yavuze. Nagira ngo nguhumurize nkubwire ngo ishimire mu mwami wawe iminsi yose, naho ibindi Imana ibyibereyemo. Hari akana numvise kuri WhatsApp ejo bundi, kandi kuri TikTok, kavuga ngo Imana ibyibereyemo bro. Imana ibyibereyemo, nta mpamvu yo gutera Satani inkunga yo guhohotera imitima yacu. Imana ishimwe. Hanyuma twivugire ku neza. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Iyi neza igenda itugaruka, igenda igaruka, nubwo wayigira ntuyisorome, nubwo ineza wayigirira umuntu ntayikwiture, ariko ntibivuze ko iyo neza ishize. Tujya tubibona umuntu akagira neza, ariko uwagiriye neza, iyo neza ntayimugarurire. Ibyo ntibigutere ubwoba, ibyo ntibinaguhangayikishe. Uwabibye ineza ngo ipfe, ineza ntipfa. Uko imyaka yangana kose, ineza wabibye izasoromwa, izamera, izera imbuto. Nagira ngo nkubwire ngo ineza ntipfa. Mfite ingero nyinshi navuga. Dufite umuntu witwa Yonatani yabibye ineza, agirira ineza Dawidi. Murabyibuka? Reka tuhasome mu gitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli, turasoma ibice byaho 9. Igitabo cya kabiri cya Samweli, aho dushaka duhere ku murongo wa 7. Kamere ku wa 7. Haranditse ngo Dawidi aramubwira ati, humura, kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani, kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Sawuli, kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. Imana ishimwe. Iyo usomye ku murongo wa mbere, nanze guhera ku murongo wa mbere kuko wenda bitewe n'igihe tuba dufite kugira ngo tugikoreshe, ariko ku murongo wa mbere haranditse ngo bukeye Dawidi arabaza ati, mbese hari uwasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwaga Siba. Baramuhamagara ngo yitabe Dawidi.
mwami Dawidi aramubaza ati mbese wowe Siba, mbese ni wowe Siba? Nawe ati ni njye mugaragu wawe. Umwami aramubaza ati harya nta ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Nuko Siba akomezaho asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Ku murongo wa 4 umwami aramusubiza ati abahe? Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Makiri mwene Amiyeli i Lodebari. Nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba umwami. Imana ishimwe cyane. Iyi neza ya Dawidi yayigize mu gihe Sawuli yari ariho. Sawuli amuhiga. Ayo ni amakuru menshi cyane abasomyi ba Bibiliya bazi. Yonatani yadukwaho n'ineza. Iyo neza ikaburira Dawidi akamubwira ati data yahize ari bukwice, atariko ngiye kugenda nkunekere, ngiye kugenda ngucungire, naramuka agambiriye imigambi mibi ndaza. Ari naho yamubwiye ati ndaza kurasa umwambi, nubwo hano biragenda gutya, nubwo hari umenye ko byakomeye wirukanka uwunge. Nuko ngo Dawidi na Yonatani ngo bageze ubwo ngo bamera nk'agati gakubiranyije. Igihe kiragera nuko Sawuli arapfa na Yonatani arapfa. Dawidi yima ingoma nk'uko Imana yari yarabimubwiye, nk'uko yari yarabisukiwe amavuta yima ingoma. Hari hashize igihe kinini, ntabwo Bibiliya icyerekana, ntabwo birayerekana imyaka yari ishize Yonatani apfuye na Sawuli apfuye igihe yabazaga aya makuru. Ariko yicaye ibintu bimaze kujya mu buryo, amaze gushyira ku murongo ibintu, aricara yibuka ineza, yiha ubuhamya, asubiza amaso inyuma, yibuka urugamba rwe na Sawuli. Muri urwo rugamba rwe na Sawuli yibukamo Yonatani wamugiriye ineza. Ngo nuko ineza iramuhata, iramubyiga, kugeza igihe yumva kubyihanganira bitagishobotse. Arangije ahamagara abagaragu. Ntabwo umwami kugira ngo ajye guhamagara umugaragu agira ibyo amubaza byari ibintu byari kubusa. Nuko iyo neza yaraje ibyiga Dawidi mu mutima, iramuzengereza. Ineza iramuzambye, iramuzengereza. Arangije arabaza ngo nta muntu waba warasigaye wararokotse wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Ntabwo yari arobanuye. Uwo yari kubona wese apfa kuba yarageze igihe cyo kwitura ineza. Ineza yari imaze kwera, imaze guhisha, yarabanje iramera, irarabya, irangije irahisha. Iyo neza yari imaze kwera. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugaruka ku ijambo rivuga ngo ineza ntipfa. Nubwo yamara imyaka myinshi, iyo neza ntipfa. Nuko baramubwira bati arahari, yitwa Mefibosheti, aba i Lodebari kwa Makiri mwene Amiyeli. Hanyuma banashyiraho komenti. Abantu tugira abantu bajya badusobanura, kandi bakadusobanura mu buryo buri negatifu. Bakadusobanura bakurikije background yacu, bakadusobanura bakurikije amateka y'ubuzima twabayemo, batifuza ko ineza yatugeraho. Ariko ineza yaje iraza byanga bikunda. Baramusobanura baravuga ngo arahari ariko amugaye ibirenge. Iri jambo ryari rikomeye kuko Dawidi amaze kugera ku ngoma hari itangazo yatangaje. Yaravuze ngo nanga ibirema, nanga ibigoryi. Atanga itegeko ry'uko babica, kandi koko barabica, babiraramo barabica. Iki gihe uyu wari usobanuye ikingwa mugaye ibirenge yarazi icyo avuze.
ariko Dawidi kuko ineza yari yamaze kumwuzura, arangije aravuga ngo nta kibazo nimumunzanire. Mefibosheti bamuzana nawe yumvaga urupfu, nta kindi yabonye, yahise abona urupfu kuko yari azi uwo ari we, yari azi n'aho agiye, bari bamusobanuriye umuhamagaye, yumva akubiye no ku mateka ya Sawuli, akubiye no yumvaga ko ari urupfu. Nibwira ko aho yavuye yasize asezeye. Arangije aragenda, ageze ibwami ngo yikubise imbere ye, arubarara, aravuga ngo nkanjye ndinde komeze nk'intumbi y'imbwa. Nuko Dawidi aramuhagurutsa, aleluya, aramubwira ngo humura, humura, aramubwira ngo nzakugirira neza. Naha twasomye ku murongo wa 7, aramubwira ngo kandi utuze kuko nzakugarurira n'imisozi ya sogokuru wawe, imisozi y'inyarurembo bayigusubize. Nukomeza gusoma uzasanga n'abagaragu bari abase cyangwa bari abasekuru yarababwiye ngo nimugende mukomeze mukorere uyu mwana witwa Mefibosheti. Uwari umugaye ibirenge ahabwa promese nziza, arabwirwa ngo uzajya usangirira nanjye ku meza. Ineza Yonatani yagarutse Yonatani atariho. Ineza ugira urimo urasevinga nubwo nta wabibona, nubwo nta wundi nubwo batarokonesa, ariko byanga bikunda iyo neza ntabwo izapfa. Reka nkubwire wowe ukunda kugira neza, hari n'igihe babigusekera. Hari abantu bazi guca intege. Ndabyibuka uyu mwaka turimo usoza wa 2022 urangira, naricaye nibuka ineza y'Imana, nibuka iby'Imana yankoreye, ndavuga ngo nta kindi nakwitura Imana uretse gufata abana badafite shinge na rugero, abana baba mu mihanda, bariya badafite umuntu babwira ngo Noheli nziza. Abandi bari barimo bahana amakuru, yandika message kwifurije umwaka mushya muhire, umwaka w'ibyiza, bega baratwandikiye telefoni zenda kuzura. Ariko uwo nguwo urara muri ruhurura ntabwo yari afite umwandikira message imubwira ngo tukwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Numva umutima wanjye unyoherejaho, ndavuga ngo mbwira madamu, nicaza umugore we n'abana, ndababwira ni kuri Noheli muzihangane, tuzarya bisanzwe ariko tuzahaguruka tujye gusangira Noheli n'abana baba mu muhanda badafite ubaha Noheli. Ndabahamagara ngira n'umugisha baritabira, nagize abana bagera muri 60. Abo bana turabatekera, dukora buffet, turasangira, turasabana. Hanyuma turimo tubitegura, twamaze gusohora ubutumire bw'abo bana, hari umuntu waje arambwira ngo ariko pastor ngo ibyo ni gaspillage, ngo ubwo urabona ngo ibyo ari byo bikwiye, ngo aho kugira ngo ugende ugura umufuka w'umuceri ukore stock wawe, umugore n'abana barye bahage bamara igihe barya, ugiye gufata amafaranga uyatera inyoni. Ariko ntabwo narinzi, ntabwo byari kuyatera inyoni, narinzi icyo nkoze, narinzi icyo nkoze kuko umwuka yari yangendereye ambwira ko Noheli yanjye ngomba kwisangira nabo badafite uwo bayisangira, nabo badafite uyibifuriza. Nuko ndashimira Imana, uretse ko ngewe iyo neza nayisoromye vuba, kuko ndabyibuka nta gihe hashize icyumweru kimwe, nyuma y'icyumweru kimwe gusa nabonye umuntu umbwira ngo kuko wifurije abana badafite shinge na rugero Noheli, arambwira ngo nanjye ngo haye Noheli. Uwo munsi nabonye akamesaje keza gasa neza kari akamesaje gasa neza. Uwo muntu Imana imuha umugisha, yanyoreje message nziza ifasha ibyo nakoresheje, asa n'ubikubye kabiri. Mbona akamesaje ka World Limit, ko kamesaje rwose ni keza, ni gatagatifu. Murakoze. Ndimo mbabwira ngo ineza nipfa, kandi ineza ntabwo isaba ibintu bihambaye, ntabwo isaba ko uri umuntu w'umuherwe ufite byinshi, bisaba kubitekereza ukabigambirira. Hari umuntu umwe nahoze nsoma mu byakozwe n'intumwa,
byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36 harimo inkuru z'umupfakazi wagize neza. Reka tuhasome byakozwe n'intumwa ibice 9 umurongo wa 36. Ndagukangurira kugira ngo ushore imari yawe, ushore umushinga mu kugira neza, kuko iyo ugize neza uba witeganyiriza. Reka tuhasome, haranditse ngo ku murongo wa 36 haranditse ngo, kandi Yopa ari umugore w'umwigishwa witwaga Tabita, bisobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Muri iyo minsi ararwara arapfa. Bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko iruda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ari bamutumaho abantu babiri, baramwinginga bati, ngwino uzi iwacu ntutinde. Petero arahaguruka ajyana nabo, asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwe barira, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yababoheye akiriho. Petero aherako abaheza bose, arapfukama arasenga, ahindukirira intumbi ati, Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Imana idufashe cyane. Doruka mu buzima busanzwe cyangwa se mu mitekerereze y'abantu, ntabwo Doruka yari uwo kwicara abohera abantu atazi, abohera imyenda, kuko yari umupfakazi. Mu myumvire y'abantu biyumvisha ko umuntu yapfakaye ubuzima buba buhindutse, no mu buryo bwa ekonomi. Kandi koko mu bice byo muri Afurika niko bigenda, kuko abasigaye ari amaboko amwe, ntabwo aba afite undi umufasha. Uretse ko bitavuze ko abapfakazi bose ari abakene. Iyo myumvire igituvamo. Ntabwo abapfakazi bose baba bakene, ntabwo baba batinde. Ariko Doruka, reka nigarukire kwa Doruka. Doruka arangije yari afite umuhamagaro wo kugira neza. Agira neza, akajya aboha imyenda, akajya aboha imipira, akajya abohera abantu, akaha abapfakazi bagenzi be, akaha imfubyi, arabambika. Iyo neza ya Doruka nta bindi tubona batubwira. Kugira neza ntabwo ari ngombwa kujagarara hirya no hino. Ushobora gukora akantu kamwe ukagaherekeza ukagakora neza, ako kakazakubera urwibutso mu buzima bwawe. Ureke no kugira neza mu bundi buryo. Ubundi Imana nuruhe rwibutso ufite ku Mana, yaba mu buzima bwawe busanzwe, yaba no mu rusengero aho usengera. Nuruhe rwibutso Imana ikubonamo? Nuruhe rwibutso uzasigira Imana ko turi abagenzi tugenda? Ni nuruhe rwibutso uzasigira bene so, abo musengana? Nibutse umuntu umwe yararwaye araremba. Amaze kuremba, abantu bajya kumusengera, ko hari abantu baba ari bangeso nziza. Abantu bajya kumusengera, mu gihe bari gusenga amasengesho yo kwiriza ubusa, Imana irabasura, irababwira ngo nimugende mumumbwirire ngo nashaka umurimo umwe yaba yarakoze neza, yaba yarakoreye Imana, hanyuma wibutse Imana imusubiza ubuzima. Abari barimo gusenga baje bihuta, kuko bumvaga ko Imana imuzuye byanga bikunda, imusubije ubuzima, kuko bumvaga ko imirimo yakoraga mu nzu y'Imana atabura umurimo yibutse Imana. Nyirahangaha reka mbabwire ngo imirimo yose dukora ntabwo igera ku Mana, ntabwo ijuru riyandika. Ahubwo imirimo dukorana urukundo
imirimo dukorera Imana tuyikoranye urukundo atari ukwihimbaza, iyo mirimo nayo ntiyipfa, nayo ihora ari urwibutso imbere y'Imana. Hari abantu bakora imirimo, yamara gukora umurimo akajya kubitangaza, akajya kubipuburiya, abantu bose bakamenya ko yakoze. Iyo ngiyo wakoze ukajya kuyimurika, ukajya kuyisakuza, ntabwo ari imirimo uzabonera ingororano, kuko ingororano zayo wazibonye, ibyo byahwanye byarangiye. Hibutse umuntu umwe wariyitikiye umuntu ahantu, baragenda baranezerwa baranafashwa, ariko bagarutse agenda abwira abantu bose ko yabikoze. Ibyo byahwanye, ingororano ze yahise azibona nubwo yari yagize neza. Barangije baraza biruka babwira wa muntu wari urwaye, baramubwira ngo Imana iratubwiye ngo shaka umurimo umwe mu mirimo waba warakoreye Imana, hanyuma uwibutse Imana, Imana igusubiza ubuzima. Babimubwiye banezerewe kuko yari inkuru nziza kuri bo. Nuko aratekereza, asubiza amaso inyuma, arangije atinda gusubiza. Bakamubwira bati se wawubuze? Hakaba hari niyo bamutungira urutoki basa n'abamwibutsa, ariko nawe yayitekereza agasanga atarayikoreye Imana. Ibyo binyibukije umurimo nigeze gukora, narawukoze pe. Akoze umurimo muri Covid, turi muri guma mu rugo, nkora umurimo numva Imana ntayishyuza, nanjye ndabizi ko ntawukoze ngo nzawubonere ingororano. Tunyimara kwinjira muri guma mu rugo, uwo munsi umva twarayigiyemo ari ku wa mbere, niba atari dimanche, kuko twari ku rusengero. Amakuru ya guma mu rugo aribwo bwa mbere tuyumvise, twibazaga byinshi, imitima yacu yarahabye, ukibaza ukuntu ugiye kuguma mu rugo tutazi igihe bizarangirira. Nkubitana n'umudiyakoni umwe, ariko nibwira ko yari intumwa ya shitani, kuko ijwi ryamuturutsemo ryari ijwi ryo kunamura no kunca intege. Arangije arambwira ngo murajya he kwaka abatunzwe n'ibya 10 n'amaturo gashobotse? Yararimo abwira umushumba we, aravuga ngo murajya he kwaka abatunzwe n'ibya 10 n'amaturo gashobotse? Uwo mwanya sinamushubije kuko nabonaga koko gashobotse, kuko nibuka ko mu rugo stock yagabanutse, habura iminsi 2 ngo birangire, ibyo kurya bishire. Ndataha ndamwihorera, ariko ndashimira Imana ko uwo yahamagaye mushyigikira. Abantu bahamagawe n'Imana, abantu mukorera Imana, kankomeza bashumba mukomere. Imana ipfa kuba yaraguhamagaye. Iyaguhamagaye, iyaguhaye akazi, nizamenya nuko ibigenza, zagenda igwembiza uko izabikora. Nuko ntibyatinze koko muri guma mu rugo, Imana insura bitandukanye n'uburyo yajyaga insura. Imana yankoreye stock, inkorera n'ibisaga. Nibwo bwa mbere nabayeho mu buzima butekanye, butibaza ngo ejo nzamerana. Umunsi umwe nagiye ndi kumwe na madamu, turimo tunanura amaguru ariko tugiye no gushopinga. Nuko turagenda, icyo gihe murabyibuka muri guma mu rugo, amagi bayavugagaho ko agira umumaro cyane. Amagi n'amatangawize n'ibindi. Nuko twari tugiye kwigurira amagi rero, tugura udutureyi tw'amagi, twatundi bayashyiraho. Ntabwo twaguraga kuri rimwe, kuko Imana yari yarumvise imvugo ya wa wundi igira ukundi bigenza. Mu gihe turi kugura amagi, nuko mpindukiye mubonye ndamubaza n'amakuru yawe, arambwira ngo amakuru ni meza. Ndamubwira nti yoni nta kibazo, ni namwe se mwafata ku magi? Nuko mugurira ako gapaki k'amagi cyangwa se ako gatureyi k'amagi. Nuko namubwira nti namwe nta kibazo mwagafata. Ati nta kibazo se nanjye nagafata? Namubwira nta kibazo wagafata, ntibinashobotse wafata 2. Ntabwo namubwiye ngo afata ayo magi ndimo nkorera umugisha, ahubwo nari mubwiye ngo ayafate kugira ngo numvaga umutima wanjye ufite gahunda yo kumwereka ko akabatunzwe n'ibya 10 n'amaturo katashobotse,
ahubwo ijuru ryitamuruye, ahubwo ibintu byemeye. Nuko niyo afata na dutatu nari kutwishyura, numvaga ndi kubikora ariko ndi kumwumvisha ko akaba atunzwe n'ibya 10 n'amaturo katashobotse. Uwo murimo rero ntabwo nzawuburana ku Mana. Uwo murimo warangiranye n'icyo gihe, sinawurekarama rwose. Ndabizi ko ijuru ritazawumembera. Nawukoze kugira ngo mwereke ko akaba atunzwe n'ibya 10 n'amaturo katashobotse, ahubwo hari uko Imana yabigenje. Uyu mugabo baramubwira bati, ibutsa Imana umurimo mwiza umwe waba warakoze, hanyuma Imana ikugarurira ubuzima. Arawushakisha, arangije kuko atanashobora kuvuga neza, agira gutyo urutoki, aravuga ngo ntawe. Barongera baramubwira batongera, wibuke Imana yatubwiye ngo shaka umurimo mwiza umwe waba warayikoreye, uwuyibutse, hanyuma Imana igusubiza ubuzima. Arangije arababwira ngo ntawo. Amaze kurekanya ijambo rivuga ngo ntawo, umwuka umushira marapfa. Ibi mbivugiye iki? Bivuze kugira ngo nkwibutse gushaka umurimo w'urwibutso mu buzima bwawe. Sa n'ubitekereza gato, subiza agatima impembero, ibaze mu buzima bwawe ni uruhe rwibutso ufite ku Mana? Uretse no ku Mana se, ni uruhe rwibutso ufite ku bantu? Mu rusengero aho usengera, ni uwuhe murimo wumva w'urwibutso ufite? Ndakwinginze, genda ushaka umurimo, wijagarara mu mirimo y'Imana no mu rusengero. Shaka umurimo ukora, uwo murimo uzakubera urwibutso ku Mana, ariko uzakubere n'urwibutso ku bantu, kuko ineza ntipfa. Hari umugabo w'inshuti yanjye twabanye akiri n'umusore, aho twasengeraga, umurimo we yarawuzi. Yarazindukaga mu gitondo cya kare, akagenda agakoropa ubwiherero bwo ku rusengero. N'uwo murimo yikoreraga. Yarangiza gukoropa akigendera, akambara neza, akajya mu kazi. Imana iza kumutera iteka, abona n'akazi keza. Ariko kubona akazi keza ahantu hiyubashye, nawe ari umuyobozi wiyubashye, ntibyamukuyeho umuhamagaro. Yarazaga mu gitondo mbere yo kujya muri ofisi, akabanza agafata rakrete, akajya gukoropa ubwiherero abantu bataranaza. Yamara kubukoropa agasenga, akavuga ngo ndagushimiye Mana kubw'umuhamagaro wamaye, agahita yambara karavati n'ikote na baje, akajya mu kazi. Imana ntabwo ijya yibagirwa. We yamwituye hakiri kare, imuzamura mu ntera ku rwego rukomeye cyane. Ari n'ahantu tutabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ze, ariko yari afite umuhamagaro. Mu nzu y'Imana umurimo wawe ni umuki. Sinzi impamvu ninza aha ngaha, ariko ndabizi ko mbwira abantu benshi, ndabwira abantu bo ku isi yose, mu nzu y'Imana, aho usengera, umurimo wawe ni umuki. Ni uruhe rwibutso ufite mu nzu y'Imana? Ikindi cya kabiri, umurimo ukorera Imana wumva uziranyeho n'Imana wakubera urwibutso. Imana ikubwiye ngo nyibutsa, shaka urwibutso mfiteho unyibutse, mugirire neza. Wasanga urwibutso ku Mana mu buzima bwawe ari uwe. Imana igufashe kandi Imana ikugirire neza. Hari n'iyo wakoraga warayiretse, ku bakozi b'Imana no ku nzu y'Imana no mu buzima busanzwe no mu bakene, imirimo warayihagaritse. Ariko Imana irakubwiye ngo ongera wegure itaranto yawe, ongera ukoresha itaranto yawe, kuko ntawuzi aho ejo bizagera. Cyakoza iyo neza ntipfa. Ineza ya Doruka yakoze buri munsi, yageze ku gihe yari ayikeneye. Hari igihe uzakenera ineza wagize ko yakugarukaho. Doruka amaze gupfa, abantu bumvise amakuru ko Doruka yapfuye, bareba bagasanga bafite urwibutso kuri Doruka. Haleluya! Abana bakabona bafite urwibutso kuri Doruka, abakuze bakabona bafite urwibutso kuri Doruka. Ngo nuko Doruka amaze gupfa, batera hejuru bajya guhiga Petero, bamusanga ahantu i Luda. Ngo araza, bakajya bamwereka imyenda y'abadode yakiriho, bakamwereka imirimo Doruka yakoze akiriho. Ngo nuko Petero nawe abona wahera asenga. abona impamvu zo gusenga, imirimo myiza
ituma impamvu yo kwinginga Imana iboneka, kandi nusenga ujye wibutsa Imana imirimo. Nuko ngo ahindukirire intumbi, Doruka amubazanira ari muzima. Doruka yagaruriwe ubuzima kubera imirimo myiza. Si nawe wenyine wagaruriwe ubuzima kubera imirimo myiza, hari uwitwa Hezekiya. Hezekiya Imana yamutumyeho, iravuga iti ntabwo namutwara, ari umukozi wanjye, reka mutumeho atunganye ibyo bitazasigara bijagaraye. Arangije amutumaho umuhanuzi Eliya. Eliya aramubwira ngo tunganya ibyawe kuko ugiye gupfa. Akimara kumva iryo jwi, Eliya arahanura aragenda, ariko arangije asubiza ngo areba ivure, arahindukira aryama ivure, abwira Imana, arayibwira ngo nubwo unyishe ariko wishe umuntu w'umugabo. Iyaba wibukaga ko ari njye washenye ibigirwamana byahana, wibukaga ko maze kujya ku ngoma hari ibi nakoze ibi n'ibi, yibutsa Imana imirimo, aravuga ngo none nyica ariko wishe umuntu w'umugabo. Ngo nuko Imana ishyize mu gaciro, irebye isanga ibyo Hezekiya yavuze ni ukuri, ibwira Eliya ataragera kure. Imana ishimwe, aragaruka iramugarura, arangije aramubwira ngo Imana iravuze ngo kubw'imirimo yawe wongereye imyaka 15. Yongererwa imyaka 15. Umurimo wawe ni umuki? Ni icyo ukorera Imana? N'uruhe rwibutso ufite ku Mana? Ko igihe kirimo cyiza kidusatira, aho abantu bazacungurwa n'imirimo bakoze, n'imirimo bazibutsa Imana. Nkunda kubivuga, hari igihe umuntu ajya kuryama, akaryama akavuga ngo Mana, ngo tugiye kuryama, ngo ingabo zo mu ijuru ngo nizize zitugote, ugahamagara ingabo z'amamarayika ngo zize zikugote. Ziragota iki? Nubuhe butunzi ufitiye Imana? Nubuhe mumaro ufitiye Imana? Ko abakuru b'ibihugu impamvu bagira koroteje ari uko bafitiye umumaro ibi gihugu. Wowe nuwe mumaro ufitiye igihugu cyo mu ijuru ngo hanyuma koroteje y'ijurize? Ingabo z'Imana zize. Mu bintu 7 bituma umuntu adapfa harimo ikintu cyitwa imirimo. Imirimo ituma umuntu adapfa. Imirimo irengera umuntu, imirimo igarura umuntu. Ikindi ni isezerano, byo nzabivugaho ubutaha. Kanigarukire kuri iyi ntego turi kuvuga, ivuga ngo ineza nipfa. Iyi neza muze kuyibuka ku mugabo umwe wari ugiye gupfa igihe Dawidi yaragiye gupfa. Yasize abwiye umuhungu we Salomo, amubwira uko azagenza ibyo abamugiriye neza n'abamugiriye nabi. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'iby'abami, ibice 2, umurongo wa mbere kugera kwa 3. Ineza ntipfa. Igitabo cya mbere cy'iby'abami, turasoma ibice byaho 2, umurongo waho wa mbere, turaza kugera ku murongo wa 3. Uretse ko birakomeje bikajya no ku murongo wa 10. Haranditse ngo igihe cya Dawidi cyo gutanga cyenda gusohora, yihanangiriza umuhungu we Salomo, aramubwira ati ubu ndagiye nk'uko abisi bose bagenda, nuko komera ugaragaze ko uri umugabo, ujye wumvira ibyo Uwiteka Imana yawe yakwihanangirije, niko kugendera mu nzira zayo, ukitondera amategeko yayo n'ibyo yagutegetse, n'amateka n'ibyahamijwe nk'uko yategetse, cyangwa se nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose, kugira ngo ubashishwe ibyo uzakora byose aho uzagana hose. Imana ishimwe. Reka nihute ngere ku murongo waho, wenda reka tugere ku murongo wo hirya wa 5. Ku murongo wa 5 aranditse ngo kandi uzi ibyo Yowabu mwene Seruya yangiriye n'ibyo yagiriye abagaba bombi
b'ingabo za Isiraheli, Abuneri mwene Neri na Amasa mwene Yeteri, ko yabishe akavusha amaraso nk'ayo mu ntambara mu gihe cy'amahoro, akayasiga ku mukandara akenyeje no ku nkweto yari akwese. Nuko uzamugenze uko uzigira inama, ntuzemere ko imvi ze zimanuka amahoro zijya mu mva. Ariko Berizerayi w'umunyagaliyadi uzabagirire neza, bazajye basangira n'abarira ku meza yawe, kuko ariko bagiriye igihe nari narahunze mwene so Abusalomu. Kandi ufite Shimeyi mwene Gera w'umubenjamini w'i Bahurimu, wamvumye umuvumo mubi umunsi najyaga i Mahayirimu, ariko hanyuma ansanganira kuri Yorodani. Ariko rero ntuzamubare nk'utariho urubanza, kuko uri umunyabwenge, uzamenye uko ukwiriye kumugirira, kandi uzamumanure imvi ze zijye mu mva ziriho amaraso yavushije cyangwa se wavushije. Iyo ukomeje ugera n'ahandi ku murongo wa 10 ho aravuga ngo nuko Dawidi aratanga asanga basekuruza bamuhamba umudugudu wa Dawidi. Noneho ahangaha Dawidi ajya gupfa cyangwa ajya gutanga, yahaye Salomo umurage, kambibare mu mirage. Yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye ujye wibuka Imana ya so. Amutegeka kujya yubahiriza amategeko yanditswe mu byanditswe yategetswe na Mose. Aramubwira turamenye kugira ngo uzakomere, kugira ngo uzatere imbere, ujye wumvira Uwiteka Imana yawe, ujye wumvira amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Aramubwira icya kabiri, aramubwira atariko no mu bantu hari n'abantu ngushinze, hari abantu bangiriye neza, uzamenye Berizerayi, uzamenye n'abandi, ariko uzamenye n'abangiriye nabi. Amubwira amakuru y'aba bamugiriye nabi kugera no kuri Shimeyi, kugera no ku bandi. Aramubwira atabona uzamenye uko bagenza. Niho hahandi nababwiye ngo ineza ntipfa ariko n'inabi ntipfa. Ibi Shimeyi yabigize mu gihe cye cyiza, cyari igihe yabonaga ko bidashoboka, kuko yabonaga ko Dawidi ari mu makuba, yabonaga ko Dawidi ari mu byago, yumvaga ko ari igihe cyo kugirirwa nabi. Kasubiremo iri jambo nawe babwiye n'ikindi gihe, uzirinde kurebera umuntu mu isura y'igihe arimo none, kuko igihe arimo none ntabwo ari cyo gihe azahoramo. Mbibutse ko igihe kibika umuntu mu gihe kimurindirije ikindi gihe. Ushobora kureba umuntu ubuzima arimo none ukamufataho ijambo, ariko ubuzima arimo none ntabwo ari bwo buzima azahoramo. Shimeyi yaboneye Dawidi mu gihe. Ndashimira Imana ko igihe turimo none atari cyo gihe tuzahoramo. Ndashimira Imana ko umugambi wawo udakurwaho n'inama z'abantu. Ndashimira Imana ko umugambi wayo udakurwaho n'ubuzima dusohoyemo, ahubwo nyuma y'ibihe hajya habaho igihe. Imana ishimwe cyane. Shimeyi atuka Dawidi, amwihanagurizaho kugeza n'ubwo ngo yimutse akajya agenda amutuka umugenda. Ariko Dawidi wari uzi ibihe, wari waramenye igihe, abwira umugaragu we wari uvuze ngo bamutere icumu bamuhinguranye, aramubwira ngo mwihorere, ngo Imana ngo niyo yemeye kwanuka, niyo yabonye ko bikwiye. Aramubwira ngo mwihorere, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Agiye gutanga abwira Salomo, aramubwira ngo uzibuke Shimeyi. Inabi umuntu ayigira mu gihe runaka,
ariko iyo nabi igaruka kugera ku gisekuru cya gatanu, igenda iza. Dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye bagira nabi. Dushatse twava ntituvuge no kuri aba bo muri Bibiliya, tukavuga no ku buzima busanzwe. Twarabibonye mu buzima twabayemo, ineza umwana agenda yisoroma, abadukomokaho bagenda basoroma ineza twagiye tugira. Hari aho ugera, wahagera ubuze icumbi, bakavuga bati yo, bati ni mwene runaka, bati yo, bati yatugiriye neza. Iyo neza uwo mwana akayisoroma nubwo se atagihari. Inabi hari aho ugera, wahagera iso yaragize inabi, bakavuga bati dore iki ni cya cyana cyo kwa runaka, bati bakagushwiragiza bitewe n'uko n'inabi y'aho wakomotse. Dufite abantu bafite ibikomere baterwa cyangwa batewe n'inabi z'imiryango yabo. Yakwicara ahantu yakwibuka ko ari mwene runaka, ibyo ubwabyo bikamutera ipfunwe, agahaguruka akajya kwigunga kuko ari mwene runaka. Kambasabe nshuti mudukurikiye, mujye mwihutira kubiba neza, kuko ineza abadukomokaho bazayisoroma no mu gihe tuzaba tutariho. Kansorese ku kintu cyo kuvuga, tugira abantu bavuga binatewe n'igihe barimo, ugasanga ururimi rwawe ruratwitse, rubaye nk'umwambi utwika cyane ishyamba. Ariko mu gusoza reka mbabwire ngo no mu mvugo yawe ujye wirinda, kuko hari abantu bafite inabi cyangwa se bafite inkota y'ururimi. Ugasanga ururimi rwawe ni inkota ityaye ihinguranya, yatwitse abantu, yakomerekeje abantu barimo barivura ibikomere bitewe n'ururimi rw'abandi. Bibiliya mu gitabo cy'Imigani 22 haravuga ngo kuvugwa neza biruta amavuta atamye. Kuvuga nabi byo no kuvugwa nabi, hari neza yo mu kuvuga, hari neza y'ururimi. Ushaka kugirira umuntu neza umuvuga, kambasaye mujye muvuga abantu neza. Ntugire icyo, ubwo ntacyo umuhaye, ntacyo ufite, nibura mubwire neza. Tugira abantu bavuga nabi ugasanga iyo nkota y'ururimi yarayiguhinguranyishije. Ndakwinginze subiza inkota mu rwubati, kuko ibyo ukora urwo rugero urimo ugeramo uzarugarurirwa rucugushije, rutsindagiye. Reka mbibutse ko ibintu byose dukora tukiri mu isi tuzanabisoroma. Niba ubiba kuvuga nabi, kuvuga bagenzi bawe, ntabwo uzava mu isi batagutaramiyeho ngo bakuvuge. Niba uri umujura ruharwa wiba abandi, ntabwo uzava mu isi batakunyanganyije. Uzi ko Yakobo yanyanganyije umuvandimwe we, amunyanganya yumva byoroshye. Ariko nimusoma amakuru ya Yakobo, yanyanganyijwe kwa sebukwe, kwa nyirarume, yanyanganyijwe inshuro nyinshi, kugeza n'igihe bamubwiraga bakamubwira bati aya matungo woroye, izi ntama woroye, umunsi zizabyara zisa gutya, ibitobo n'ibindi tuzaziguha. Byamara kuba bagahita bamunyanganya. Reka we wenyine se ahubwo ntabwo ari aya matungo gusa, ahubwo byageze no ku mugore, no kuri fiyanse. Yatendeye imyaka 7, atendera Rasheli yakundaga. Amaze kumutendera imyaka 7, nuko baramunyanganya, bamuzanira Leya. Ntabwo imirimo dukora mu isi tuzayi. Ntabwo navuga byinshi ku bantu bagenda banyanganya. Najya nkumenera ibanga nkubwire ko imirimo ukora, niba ujya gusenya urugo rwa mugenzi wawe ukamugaca inyuma, ukajya gusambanya umugore wa mugenzi wawe, cyangwa se ukajya gutwara umugabo wa mugenzi wawe, ntabwo uzava mu isi badatwaye iwawe. Ibyo ukora uzabisarura. Niba uvuga abandi nabi, uzavugwa nabi. Hari ibintu njya ndeba nkabyibazaho, hari ubugome buri gukorerwa mu isi munsi y'ijuru bukorwa n'abantu
Imana ibarengere cyane. Ugasanga umuntu mu nsengero tubamo, ugasanga abantu baricaye bavuze umuntu ngo ni umurozi, bamushyizeho iyo kese y'uburozi, bakamuvuga bakamukwiza ahantu bakumva birahagije, ariko uri umugome, uramuhemukiye cyane. Umwambitse umwambaro azarinda ava ku isi atambaye, uwo mwambaro umwambitse w'umukara azarinda ava ku isi. Icyakubera cyiza ni uko wamwica agapfana ubuhamya, ariko uwo mwambaro umwambitse azawambara by'iteka, azarinda ava ku isi, abamubonye bose bamubona yambaye umwambaro wirabura. Umuntu uramugurije mu gihe atarakwishyura, umukwije isi ngo ntabwo yarakwambuye, ngo yatwaye aya, kandi akuri mu ideni arabizi. Ese ntari kwishyura uzasubira inyuma ugenda umukuraho cya cyasha abamuteye mu bantu? Si n'ibyo gusa, n'ibindi. Jya wiga kuvuga neza, kuko kuvugwa neza ni byiza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen. Reka dusoreze ahangaha, ndimo mbabwira ngo ineza ntipfa kandi n'inabi ntipfa. Reka dusengera abantu cyane cyane mu bibi neza, hanyuma Imana ibarinde ku bibi nabi mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko turi abo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Dushoboze kuba ibi neza, kuko nibyo twifuzaho. Tumenye neza ko ineza idapfa. Kuba ibi neza tuba twiteganyirije, turinde kuba ibi nabi mu izina rya Yesu Kristo, amen.